yasanga biyoroshe byorosaga ibirago imisambi yakubita n'imikaka yayo ikajyana icyo kibwira gwijanye umuntu cyise yagiraga ubwoba mu zindi nyamaswa. B'Abanyarwanda banyu rero batireka da umwami yadutumye kurwana ujya kurwana n'undi abanza kumuha amasaha bakoraga ibintu byo guterekera bakavuga ngo ababyeyi babo babaha umugisha ngo bakavuga mu magambo ngo umpiranye n'abahutu n'umututsi. Abasenga mu gaturika ngo rega kiliziya yakwiye kirazira ubwo yitwaga ko ari umusego. Kera ko abazungu bakiriho bahitaga sheferi bugoyi. Amateka y'iwacu hano mu Bigogo ubundi abandi bahita Bigogwe ariko ni Bigogo kandi njye bivuga nitwa Rwoganyanja Eniyasi Mpashyabahizi. Aha niho navukiye mu Bigogo. Njye nahavukiye mu 1947. Cyatumye bahita Bigogo ni agasozi bitiriye mukobwa witwa Nyirabigogo wahaririwe n'inyamaswa agiye kwahira ubwatsi igisimba kirahamurira basanga hasigaye umutwe gusa. Ako gasozi bakitirira Nyirabigogo cyatumye kitwa akanyirabigogo. Icyo gihe hari mu 1888 basogokuruza bari bahatuye kandi bahatuye baturutse imurera. Ubu ngubu murera bahita Ruhengeri, izina rishya bakayita Musanze, ariko batuye ahangaha baturutse imurera. Guhera icyo gihe bahatuye icyo bakoraga umurimo wabo barabatunze. Ntabwo bahingaga bararagiraga, bakagira inka. Bari bahatuye ari imiryango ibiri y'abakono n'abanyiginya, nibo bashingiranaga. Barakomeza kugeza mu myaka 1900, barazamura kugeza n'igihe no muri icyo gihe navukiye bagishingirana. Nta wacaga uruhande yajyaga kujya gushaka, akajya gushakira kwa banyirarume, bagashingirana. Bose barabyaranaga kuko bamwe babaga ba nyirarume b'abandi. Bari bafite n'ijambo ry'abandi b'abanyamahanga batari bazi. Barabwiranaga bati uri mama ndi nyoko. Ibyo bikaba bisobanuye yuko bavukanaga ko ari abavandimwe. Umwe akaba abyaye undi, undi akaba abyaye undi, bagenda babyarabyarana. Nuko bagasobanura bati uri mama ndi nyoko. Barakomeza barahaba. Ikintu cyabateraga imitima ni abajura. Mujura yazanwaga no kwiba no kwica.
akaza yatanga umushumba uri kurinda inka akamutera icumu akamwica, inka akayijyana. Yagira amahirwe make umushumba yamubona nawe akamutanga akamutera. Icyo cyari ikintu kibatera imitima ihagaze, bakarinda abajura, bakarinda n'inyamaswa. Umushumba atera guti icyo gisabo, kuko igisumba cyabaga kimutera icumu kigakoresha amacumu n'ibindi bintu byose bisongoye. Umushumba we yamutera gute? Bose bagiraga intwaro. Ari umushumba yagiraga icumu, akagira n'inkoni bita inshyimbo n'ingegene. Yatanga umujura kumubona, amwegereye akamukubita inkoni. Bari bazi gukubita inkoni umushumba wa kera, akamukubita inkoni akagwa. Yabona amushigishije intambwe, yamwirukaho akamutera icumu. Umujura akagwaho nta nkurikizi kuko yabagaje kwiba. Nta kundi yacagaye kwiba. None n'umujura yatanga umushumba kumubona, abonye ko yamurinze cyane, ashaka kugira ngo abone uburyo ajyana inka, nawe yabaga afite intwaro, icumu, inkota, ibintu by'intwaro byose bya gakondo, nawe akamutera icumu akamuturaho, akabona uburyo ajyana ya nka. Agapfa. Gutera icumu kabamwa. None ari ikigera agasize n'uwaje. Ngo numvaga arimo kumukubita no mu kabiri. Ubwo atamutera hamugusha ngo apfe, agakomereka, agakururuka agenda, yagira amahirwe akagera yaje. Yamutera mu cyico, yamuhwanya agapfa, akaba apfuye ubusa kuko yabagaje mu bintu bitari byiza. Ibyo nibyo bagiraga. Ibyo byabahangayikishaga, bakarinda abajura, bakarinda inyamaswa kugira ngo zitaza kurya inka. Ndetse inyamaswa zaryaga n'abantu. Intare zitwaga inyaganyaga zaragendaga zigasahura umuntu zikamujyana zikamurya. Impyisi nazo zarazaga, impyisi yo yagiraga ubwoba bwinshi, icyo yafataga arafataga ikajyana icyo, yasanga biyoroshe byorosaga ibirago, imisambi, yakubitamo n'imikaka yayo ikajyana icyo, kibwiraga ijyanye umuntu. Impyisi yagiraga ubwoba mu zindi nyamaswa. Ubwo rero bakomeza kubaho muri ubwo buryo. Iyo navuze gushyingirana ko bashyingiranaga, barasabiranaga. Icyo babanzaga kujyana, bajyanaga amata, niyo ya mbere bajyanaga kujya gusaba umugeni. Amata bakajyana mu cyansi cyitwa inkongoro, bakagemura aho bajya gusaba umukobwa. Umwana w'umusore akajyana ayo mata akayatereka aho ngaho, akavuga ko waje gusaba umugeni. Agataha, yagirayo noneho ise w'umuhungu agakurikiraho ajyanye inzoga. Inzoga akayitura ati nje gusaba umugeni. Ayo mata ya mbere bazanaga babyitaga ngo ni ukubyukurutsa. Ayo mata ya mbere bajyanaga kujya gusaba baravugaga ngo ni ukubyukurutsa. Hari umusaza iri hakurya yambwiye ngo hari inzoga yitwaga ikimutso. Icyo araho ihuriye n'ayo mata yo kubyukurutsa? Oya, ikimutso kiracyari inyuma, ndaza kukigeraho ndakikubwira. Ayo mata niyo yitwaga yo kubyukurutsa. Nyuma noneho ujya gusaba se w'umuhungu akajyana inzoga akajya gutura, akavuga ati nje gusaba umugeni. Bakamakira bati tuguhaye umugeni. Ku buryo ari uko bakundanaga cyane, habaga n'ubwo ndi wawe gusaba utari wagira n'umukobwa, ariko umugore wawe afite inda, kavuga ngo nje gusaba umugeni
uyu mubyeyi nabyara umukobwa bwo mfashe irembo nsabye irembo. Wose w'umuhungu rero yamara gutura inzoga bamushima agashima yuko bamuhaye umugeni agataha. Yagera iwe kujya gusubirayo akajyana inka ikamwa. Ya nka ikamwa akayijyana yayigeza akayisiga kwa sebukwe, iyo ikitwa inyatarembo. Kitwa inyatarembo. Ikabiyo ikabyara ikaba yogeza no mu nka zigeze kuri 5. Nyuma yaho umukobwa amara gukura, wa mukwe gasubira kwa sebukwe kajyana inzoga. Izo nzoga yajyanagayo zitwaga izo gutebutsa. Kajyana inzoga atinje gutebutsa. Akabasaba igihe kugira ngo bamushyingire. Ugasanga bamubwira bati buno ni muki tuzagushyingira ku rugaryi, cyangwa tuzagushyingira imvura yaguye mu rushyana. Icyo ni igihe nko kubara amatariki kuvuga ngo ni mu kwa mbere tuzagushyingira mu kwa 10. Niko babivugaga ngo ni muri ubwo buryo ngo ni ku rugaryi, muki, ku rushyana, ni icyo gihe tuzagushyingirira. Rugaryi no cyana hari mu kwezi kwa mbere no kwa kabiri niho hitwa ku rugaryi. Ni season. Mu rushyana ni mu kwa 9. Muki ni mu kwa 7 no kwa 8. Bakamuha igihe muri ibyo bihe agataha, kuko yifuza kugira ngo abone umugeni vuba, ntejo agasubira. Yamara nka 3 agasubira yakaza yarakaye ati rwose munshyingire ni kera. Icyo gihe abaga yarakaye rero kwa basebukwe. Icyo gihe baravugaga ngo noneho ntabwo yaje gutebutsa, ahubwo yaje gucana imisambi. Gucana imisambi mirangwitatu. Ngari bakani yangari. Hakuna kitu. Ubwo ni ukuvuga ko yabaga yarakaye bati uyu mukwe ni kera, noneho yaje gucana imisambi, ni mu muhigihe cya bugufi. Akakimuha bakamushishirira. Ubwo noneho babonye ko yarakaye bavuga ngo yaje gucana imisambi, bakamuha igihe cyo kuzamushyingira. Ubwo baramuherekeza. Icyo gihe bashyingiraga nimugoroba, kandi bashyingiraga umukobwa atari nk'ubu barabanza kuganira, ahubwo yabaga yarasabwe umunsi bagennye wo kujya kumushyingira bakamujyana atabizi. Niko umuco wari umeze. Bakamujyana bakamugeza kwa mugabo we, bakarara inkera baganira bati ni mama ni nyoko ibyo nakubwiye, ni wowe mwarume, aha niho umugeni, niho dukura abageni, ahasanze ba nyirasenge, ahasanze bakuru be, amenyere. Ariko yabagaze umugabo agiye gushaka. Umugabo yabagazi amuzi, ariko batarigeze baganira, ntibaganiraga. Byabaga ku babyeyi, nibi wawe ariho ngiye gusaba umugeni nkagenda, sinashakaga no kugira ngo umukobwa amenye ko uko ateye kose nk'umuco wawe, kugira ngo noneho n'umukobwa nananira nzagira umumpanira menye ko afite ababyeyi bazima. Bakagenda bashyingirana muri ubwo buryo kugeza igihe biza kugera muri 30, niho bagiye batangira kubona abantu 1930 niho batangiye kujya babona. Ndavuga muri aka gace usibye iriya mu majyepfo no mu burasirazuba, aha muri icyo gihe niho haje
ba misiyoneri niho baje baza bashyiramo abantu uburyo bwo kwizera Imana, babashyiramo uburyo bwo kubigisha no kubabatiza, babereka umuco wo kwa padiri, bagerekaho n'undi muco wa dini y'Abadiventiste, niwe wahanze hariya mu Rwankeri, yari umuzungu bitaga Munyeri. Abo rero nibo bazanye kubatizwa muri aka gace kacu Murera na Bigogo. ubwo ababanje ni Abadiventiste Habanje abapadiri, habanje abapadiri nibo babanje, hakurikiraho abo uwo Mudiventiste witwaga Munyeri. ubwo abaha mu Bigogwe bajyaga gusengera, bajyaga i Rwaza, bajyaga ku Nyundo. Aba hano mu Bigogo aho abapadiri bari bashingiye hano hafi ni ku Nyundo, ishami ryaho rikaba hano hepfo ahitwa i Busasamana. Abari iriya mu Byangabo basengeraga aho mu Rwankeri ku Badiventiste, bagasengera no kuri Busogo, aho naho hari abapadiri, hari Gatolika n'Abadiventiste. Nyuma yaho haza no kuza Abaporoso, aribo biganjemo Abapentekote. Baza rero noneho niho batangiye kujya bajya gusaba, bakajya gusaba baziranye, bakajya kuzasezerana kwa padiri cyangwa kwa pasitori uwo, amaze baratangira bagenda mu nzira za gikirisitu. Ya mico y'abasokuru bari bafite iratangirira agabanuka, barayita bagenda bakurikira ibyo ngibyo, umuco uratakara. Kigihe cya mbere umukobwa yajyaga aho agiye gushyingirwa, yaragendaga agati, mbere yo kujya yaratinyaga ubwoko bw'ahantu abamukoye aba ari bo bose. Ubwo umukobwa yatinyaga icyerekezo, abantu bo muri icyo cyerekezo azashyingirwamo, abahatuye bose ari umuhutu ari umututsi, yabonaga azi ko ari muri icyo cyerekezo, aramubonaga akamwihisha, ntabwo yamubonagaho, kiretse yamutanze kumubona. Naho yabaga umukobwa yamutanze kubona uwo muntu wo mu cyerekezo yaho bamusabye, uwo ari we wese akajya kwihisha. Ibyo nibyo bita kwarika se, nangwa ni izina ryabyo. Ibyo ntabwo ari kwarika, ahubwo turavuga ibyo gusaba. Ubwo noneho wa mukobwa, uwo muco niwo bari bafite, batarajya kwa padiri no kwa pasitoro, uwo muco bari bawufite. Noneho yagera kwa sebukwe iyo bamushyingiye, bakamwarika n'icyo ushaka kuvuga, akamara mu nzu, yashoboraga no kumaramo n'amezi 6 atarasohoka. Kwarika ntabwo byazanywe na padiri, oya, wari umuco, uwo ni umuco. Ibyo ni umuco wa Kinyarwanda wacu. Ubwo baramwarikaga akabaho, akazasohoka, ageze igihe bamushyira mu nzu ye, bamuzanira inkono agateka, bakamutekesha, akabona agasohoka, akabonana n'abantu bose. Icyo gihe batari banamusohora, ava no mu nzu, yagiraga icyo bita inyegamo, akitwikira, asohotse ari ku manywa akitwikira hose kugira ngo batamubona muri urwo rugo. Uwo muco niwe bari bafite. Padiri amaze kuza rero na pasitoro, ibyo bivaho, ahubwo umukobwa aratangira akajya aca imbere y'abamukoye, imbere ya sebukwe, ibintu byose ntagire icyo atinya. Birazamuka, birakomeza. Ibyo rero nibyo nkubwira by'umuco, umuco ugenda utakara muri ubwo buryo. Ibyo byose byazanywe n'abazungu, nibo bazanye kubatiza, kuvuga
kujya gusezerana barebana bavugana, umukobwa avuga ati uyu ni umugabo wanjye, akamuvuga mu izina. Ariko icyo gihe cya mbere nta mukobwa uvuze umugabo we mu izina, ntibishoboka. Akongera akanatsinda, aribyo bita kuzira agatsinda sebukwe na nyirabukwe, abantu bakuru bose ntagire bavuga mu izina. Bihindutse umuco utakaye, akajya avuga umugabo we mu izina, akavuga sebukwe, akavuga ibyo ashaka byose akabikora. Muri iki gihe niko bimeze. Byatangiriye aho rero muri iyo myaka. Byarakomeje. Mbere yaho nanone subira inyuma gato, Abadage usibye abo bamisiyoneri, abazungu baje mbere hano mu Rwanda ni Abadage. Abadage nibo babanje kuza mu Rwanda. Abazungu bose bari kugenda bakoloniza ibihugu, Abadage nibo babanje kuza hano mu Rwanda. Babanjije iriya mu majyepfo, niho bageze mbere. Isave niho bageze mbere, barahakwira, bamwe bajya Isave abandi bajya Gitwe. Mu majyepfo niho babanje. Rero igituma banga abanyarwanda aho bajyaga gukoloniza hose, abirabura barabakiraga, ariko abanyarwanda baranze. Umwami yariho Rwabugiri, arababwira ati biriya bintu bitukura byohamanyira igihugu, mugende mu byice. Nibo barwanye nabo, nta bandi birabura bigeze barwana n'abazungu. Icyo gituma batwanga twebwe abanyarwanda. Ubwo rero noneho babarwanije, kuko bavaga iwabo basinye yuko bagiye gukoloniza ariko batazica. Babonye babarembeje, niyo batabazaga iwabo, babaha uburenganzira ngo nabo babarwanye. Abarwanije rero babarusha intwaro, kuko bari bafite imbunda, barabanesha. Babanesheje baremera baratuza. Bageze aho rero Ababiligi bava Kongo, baza bashaka kugira ngo n'u Rwanda barukolonize bazamuke, bazageze na Uganda. Kuko ibyo bihugu byose bari bamaze kubifata. Ababiligi baje rero, icyo gihe hari ku ngoma ya Musinga. Abadage bitabaza Musinga ngo nabahe abasore bo kubarwanirira. Abaha abahungu 72 abasore. Izina ryabo bitwaga Indugaruga. Abaha abo bazungu baragenda babigisha imbunda. Maze kubigisha bati noneho mudufashe kurwanya Ababiligi bo kuza kudukura muri iki gihugu. Bajya inama rero ko bazajya barwana. Abazungu barwanaga ku masaha. Turarwana saa 2, turuhuke saa 4 cyangwa saa 5, tuzongere ejo twongere ducumbure turwana. B'Abanyarwanda banyu rero batireka da, umwami yadutumye kurwana, ujya kurwana n'undi abanza kumuha amasaha. Bahenga mu museke kare, bakagenda bagacakira Ababiligi aho bakambitse, bakabica, bakiruka, bakagira abazungu Badage bene bati niki ko mwishe amasaha. Abanyarwanda babavana barabajyana, biruka Ababiligi basubira inyuma, babageza hariya kuri Goma, haruguru yaho hitwa Nyakabanda. Aho niho bahageze barahagicira, hari ibituro by'abazungu na bugingo n'ubu birahari. Babadage babonye ko babacumye, ko babasunitse bati Musinga abantu bawe barwana nk'intare, ni inyamaswa, asubirana abantu bawe. Babaka intwaro babasubirayo. Basubiye Ababiligi barabagarukana, bazamura Abadage babageza ikabari ya Uganda, babanesheje. Abazungu niho badutse muri uwo mwaduko, nibyo bakoranye n'Abanyarwanda. Ababiligi rero baragaruka basimbura Abadage, bavuga amazina,
aho bakolonije hose n'u Burundi barabukoloniza bakajya bavuga ngo Congo Belge Rwanda Burundi byose barabikomutanya ko ari ibihugu bitatu ko ari iby'ababirigi bahakoloniza batyo. ubwo ababirigi basimbuye abadage ubwo mu wuhe mwaka? Mu 1915 ubwo rero abazungu bakomeza kuza badutesha imico yacu ngo baratangiye ngo turwana nk'intare, baratangira ngo dushyingirana badasezeranye, baratangira barabatiza bamwe bashyira mu mazi abandi bayamena mu gahanga. Zirangaho ari rero kamana abantu barabifitana gute icyo gihe? Mwasengaga gute no mwasenga icyo gihe iyobokamana abo batari bazi Imana barasengaga, ntabwo bari bazi gusenga Imana. Bari bazi ko Imana iriho ariko ntibazigera basenga mu Imana, ahubwo bajyaga bavuga ababyeyi babo ba kera ba sokuru na mukaka bakoraga ibintu byo guterekera, bakavuga ngo ababyeyi babo babaha umugisha, ni ababyeyi babo basengaga, bakanaraguza bagaterekera, bakabandwa, bagakora ibyo byose nibyo bakoraga abazungu batari bazi. Guterekera ni iki? Kubandwa ni iki? Guterekera ntibafataga inzoga bagasoma, maze bamara gusoma batya bakagira batya bakaminja mu ziko aho bacanye igicaniro, ngo bakababwira ngo nibanywera aho ngaho base na basekuru, ngo bakavuga mu magambo ngo umpiranye n'abahutu n'umututsi, umpe ku ishya mu batware, umpe umugisha. N'ibyo bakoraga ubwo ngubwo. Kubandwa noneho bagiraga umutwe bari nk'itorero, bakagenda kubandwa kwabo kwari kugenda gusega no gusabiriza no gutegeka, bakambara ibyo bita ibiharanga mu mutwe bitari imigara, n'impuni zo bakenyeraga, bagafata amacumu, bagafata ibyo bita ibinyuguri, bagafata ibyo bita inzogera, bakagenda bajegeza bavuga imandwa yabo ryangombe, niwe bavugaga ko niwe wari mukuru, bakagenda bavuga ngo ni imandwa za ryangombe, imandwa za kajumba, imandwa za binego, bakagenda bari muri ibyo ngibyo bitera hejuru, uwo bahuye niwe bakamwambura icyo afite, udahigamye bakanagukubita, bagakura ibyo bakajya ahantu mu giti cy'ikivumu cyangwa cy'igiko kinini, icyo giti bakitaga umurinzi, maze bakarara bicaye aho ngaho babyina bakora ibyabo byose, maze bakaza gutaha ubwo basengaga batyo. Ibi ngibi byasimbujwe iki? Ibyo rero byasimbujwe gusega. Abanyamadini baje ibyo babivanaho, abantu noneho bavuga bati mbese ko muzanye impahano, ibyo bintu muri mukuzana mujya gusenga, muri gusenga Imana mujya muri mu bapadiri mujya hehe, bati ni ibiki? Bajya kubasubiza ngo rega abasenga mu gaturika ngo rega kiliziya yakwiye kirazira. Ibyo abantu bakira bakoraga ibyo kiliziya ikora bitandukanye, ya n'amazina gusa atandukanye, n'imigenzo itandukanye, ibyo byose birasa. Ntabwo bise bikorwa si bimwe, ntabwo ari bimwe. Urumva bamwe basengaga biheko, bagasenga base bashaje, naho ibyo gusenga by'idini basenga Imana n'umwana wayo Yesu. Ibikorwa bakora rero biratandukanye, abo imandwa zakoraga ibyo, ariko mu bapadiri naho iki kintu bajyaga gukora bafataga kikajya gusa n'icyo nabo bakoraga, kiretse kuvuza inzogera iyo basenga. Nibyo nutwo bafite n'utundi nubwo bazunguzaga nk'ibyo binyuguri, bavuga ngo ni ibinyuguri. Nibyo bagenda batera imyotsi, aho ngaho bijya guhura n'ibya kera, kuko nabo bagiraga batya bagafata iyo nzoga bakayitera mu muriro,
bakagira batya bagafata icyo bita isubyo ibyatsi byitwa isubyo bakabiminjagira ngo bari mu ngo basenze bibi muri iyo nzu bakabigira batyo n'abapadiri bagiraga amazi ngo ni amazi y'umugisha bakagenda bagira batya ibyo nibyo bari bagiye guhuzaho usibye ko bamwe bavuga basengaga ababo abakuru babo ababyeyi babo na biheko abandi bakabagasenga ngo Imana na Yesu. Ryangombe ubundi ni iki? Ryangombe yari umuntu yabayeho Ryangombe rya Babingo. Ryangombe ni uwa Babingo yariho kandi aho yarashingiye ni hari y'indorwa hari haruguru ya Burera akaba n'ibwami yabaga ibwami i Nyanza akabatura n'indorwa uwo yariho niwe basingizaga mbese bakamugira nk'Imana n'abahungu be ba Kanegwe na Kajumba abo bose bagendaga babasenga nabo ngo ni imandwa nkuru. Uretse izina rya Ryangombe ni ikintu cyazwiho cyatuma akamusenga yari igihangange. Ryangombe yari afite ingabo ze. Ryangombe nta icyo yashakaga gukora aragikoraga afite n'imbaraga yari afite ingabo ze rwose zijyana nabo kandi bakavuga ko iyo banzwe bamusenga babonaga ko icyo babonye cyose ngo niwe ugitanze imigisha babonye yose bakibwira ko ari Ryangombe uyitanze. Yapfuye ate kugira ngo niwe muntu se ko batafashe wenda nk'umwami runaka ngo bamuhindure imandwa gutyo ngo bajye bamusenga ibyo byari by'umuryango ahari cyangwa ntabwo ari ahantu hose basengaga Ryangombe. Oya mu Rwanda hafi ya bose basengaga Ryangombe yari akomeye ari umutwaro ukomeye usibye ko yubahaga umwami ariko kuko bw'igitekerezo cyabo cyo gusenga bari bazi ko afite akamaro ibyo bavugaga uzi ko hariho nubwo bavugaga ngo hari abavuba imvura ikagwa yaranze kugwa nabyo bakabyizera abavubyi bakabizera ngo bajya bavuga imvura ikagwa ntibamenye ko ari Imana iyigusha bakavuga ngo niwe uyizana kandi kuko kwizera kwabo bajyayo bamushyiriye ibintu byitwa amasorore ngo ni ukumusororera urumva ni ukumuhinira kugira ibyo bamuha amaze imvura yagwa ngo niwe wabitumye igwa. uretse inyandiko abamisiyoneri bazanye n'abazungu bazanye ndetse n'ibitabo by'ibise Bibiliya bazanye abantu bakareka imyizere yabo bagafata imyizere y'ibikaratasi by'abazungu bazanye ni ikihe gitandukanye muri byose ari imyizerere yabafashe iby'abazungu imyizere y'abantu ba kera bari basengaga ibyabo uretse kwizera hari ikindi kintu kitandukanye kirahari cyo gutandukana abo ba kera ibyo basengaga batyo batazi gusenga Imana basenga bakurambere icyo batandukaniyeho n'abasenga ibyo by'inyandiko z'abazungu icyo batandukaniyeho ni uko abakera bakundanaga bagiraga urukundo cyane. Abazungu nta rukundo ahubwo bateranya abantu ryarya rwose naho abakera barakundanaga ku buryo bajyaga baza bakavuga ngo bagiye iwabo w'abantu ari bitewe n'uko n'urukundo bakundanaga. Abazungu bari amadini nta iby'imyemerere ni kuba twabarazanye amadini abakatolika abadive ntacyo byahinduye imibanire y'abantu ahubwo byarabatandukanye byazanye ibintu bibi kuko ibyo bitaraza barakundanaga cyane. Muzi ko buryo bakundanaga hariho kuvuga ngo umuse wanjye umuse kwitwa umuse rero yari umuntu ndabagereraniza umusinga n'umugesera yari umuntu yaba umututsi umwe akaba ari umusinga undi ari umugesera ubwo yitwaga ko ari umusinga icyo ashaka cyose kuri we akakimuha
ntabwo nuhemukira umusa ari umuhutu yabwiraga umututsi ngo ni umusaza umututsi akabwira umuhutu ati umuse wanjye yasanga yanitse amasaka ikiragwa gicuritse cyama amamera yanitse ku buryo butari bwo amamera akayajyana wa muse wanjye w'umuhutu akayajyana ngaceceka ntibimbabaze tugasangira ngirinda kugira ngo mpemukire umuse wanjye nashaka yaza negera mu nka zanjye yabona ikimasa cyiza akakijyana akambwira ati ya kimasa nayikunze nakijyana akamureka akakijyana kandi nta mutima barakundanaga cyane abazungu baje rero abazungu baje ibyo bivaho wanjyanira ikimasa kandi uri umuse wanjye kagenda amande ako kanya nkagufungisha abakera barakundanaga pe cyane barakundanaga ariko abazungu baziye hazamo noneho ngo ni iterambere ngo bazi bamenye ubwenge ari ubwenge butababarira wahemukaga mu muryango baramuhendahendaga bagahamagara base bagahamagara ba nyirarume bagahamagara umusewe bagahamagara igihango cye ntari wahemukiraga bo banywanye niwe witwaga igihango kuko namuhemukiraga kuko barabatongaga ngo numuhemukira bizakomerera nabi yanamuhemukira koko rwa rukundo rwabo rwimbitse yamuhemukira akanamererwa nabi koko ntawahemukiraga igihango ntawahemukiraga umuse ntawahemukiraga mwishywa we bose barakundanaga mu buryo buhagije abazungu baje rero barabitandukanye bagiye kubitandukana baratangira murabizi ko batandukanije ngo umuhutu n'umututsi n'umutwa bikavamo ibintu bibiri bakabatanya batyo muri ubwo buryo bamara kubahumanya noneho ndakubona uri umuse wanjye sinongera kukubwira ngo guteruse nagombaga kuguteruse twahura nti dore icyo kirozi kandi ntibikubabaza ukamenya ko ari byo ikintu baziraga kubwira umuse wawe cyangwa umwishywa wawe cyangwa se muramu wawe abantu muterana imigaryo bose icyo birindaga ni ukumutuka ngo aragapfakara cyangwa arakanyagwa naho ibindi yaramubwiraga ngo akibwa we wamurozi we ibintu nk'ibyo ugasanga nta kibazo ntibagire icyo bapfa ariko abazungu baje batuma n'umwana n'abana batoya dore nabo bashobora kuba batazi iby'ubusa reka ntabwo tubizi usibye ikoze rero usibye ijambo usibye amagara bwa mbere nyumvise niba igikorwa cy'ubuse ntabwo arabizi ahubwo inkomoko yabyo ntabwo arayizi inkomoko niyo rero ni ubuntu byakomotse kera kuri abanyarwanda bakiba kuri gihanga ku bwa gihanga ingoma ijana bagenda nibyo bashyizeho kareba umuntu bakanywana akaba igihango akareba umuntu dore abagesera abase babo ni abakono ni abega ni abasinga abo ni abase b'abagesera n'abazigaba abagesera n'abazigaba nibo baterana ubuse nabi nk'uko yandi mvuze abacyaba ababanda n'abahemu abo nabo ni abase b'abasindi aribo bitwa abanyiginya abase babo ni ababanda n'abacyaba n'abahemu ubwo rero icyo gihe biragenda uyu muco waje kera kuri izo ngoma za kera zo kwa Gihanga babishyiraho igihango umuse barabikurikirana byagiye bicika kiziyaraje n'intuza niho byacitse ndetse byagiye udusigisigi tw'abantu bangana nanjye baracyabimenya munsi yanjye nk'abana mbyaye ntibabizi ubwo ni uguhera nko muri 60 1960 abenshi batangiye kubiyoberwa bagenda babiyoberwa kiretse abagiye bakomeza kubana n'abasaza nibo bakomeje kujya babimenya
buriya ni umusebe ni igihango. Abazungu bamaze kuzana imico yabo mu bikorwa batigitinya abakobwa n'abasore bagenda gusezerana bari kuvugana amazina, umukobwa atagitsinda atagitinya ba sebukwe. Icyakurikiyeho muri makeya ni uguta umuco waratakaye. Kuva icyo gihe kiriza yaza ikihe cyahindutse kugeza ubu ngubu ukaba utakibona? Icyahindutse ni byinshi. Imico barayishenye rwose, imico barayishenye. Uko gutinya byavuyeho, uko kuvuga amazina y'abagabo babo na ba sebukwe kubitinya bivaho. Ku imyambarire rero bambara uko batari basanzwe. Ni byinshi byavuyeho, ntabwo no kubaha uko bubahaga siko biri. Biramanuka biraje kugeza no muri iki gihe. Ni na benshi umusore ajya gusaba umukobwa akabanza kumubaza yuko agira nyirabukwe, yuko afite nyina umubyara cyangwa uko afite se. Ugasanga ashaka kugira ngo bane nawe gusa yo kubana na nyirabukwe, ntanamwubahe, yanamubwira simbacira iteka kuri bose, ariko benshi niko mbabona. Ukabona atabyitayeho ngo afite ababyeyi b'umugabo we, akaba yifuza kubana n'umugabo we gusa. Ese mzee umuntu avuze ngo uriya muntu ataye umuco, kuri yo bisobanuye guta umuco bisobanuye? Guta umuco ni icyambere. Guta umuco ni ukutubaha. Imico ya kera harimo urukundo, ikabamo kubaha, ikabamo kudatenguha, ikabamo mbese gutumika kuri byose, ikabamo kwicisha bugufi. Ubaye mukuru wese ukamwubaha, uhura n'umuntu mukuru yagutuma ukabyemera. Iyo bibaye bityo, ijambo bita gushira isoni, ubona umuntu akaguhangara uri mukuru akakubwira ibitari byo, ubwo guta umuco ni uguta kabere. Ibyari bisanzwe by'ubunyabuntu bikakuvamo, ugafata ibindi bitakwerekeye, ibyo utigeze ubona iwanyu kwa so no kwa sogokuru. Ubwo butaye umuco ugiye mu nzira zawe. Abantu baza ari kutubwira ngo twataye umuco, hano bakatwe nk'ababyeyi batubyaye. Mbwira ko nataye umuco kandi nawe wenda ntago yubahuka abantu, ariko burya ari imvugo, hari n'ibikorwa wenda rimwe na rimwe bidahwanye n'ibyo abantu bakera bakoraga. Akambwira ngo nataye umuco, hagati yanjye wenda akambwira nataye umuco kubera ko ndi kwa naregera amano y'ipantaro cyangwa ndi kunywa n'itabi cyane ubundi nabaye nk'igisambo bakari kumufunga. Ambwiye uko nataye umuco kandi nawe atakimeze nk'abantu ba kera. Njyewe nawe ninde muri twembi wataye umuco cyangwa twese twaratakaye? Aho ngaho rero ibyo, iyo umuntu mukuru abwiye umwana ngo yataye umuco, aba yakoze nk'ibyo byose utondaguye, akafata nk'igenda akanywa nk'itabi imbere y'abantu. Umwana muto kera ntiyagendaga ngo ajye kunywa inzoga imbere y'ababyeyi, ariko ubu ngubu urabona umwana afashe itabi, afashe inzoga uko ashaka, aricaye mu kabari, yaba nicaye yabona n'umukuru uje ntamwimukire. Kandi wari umuco wo kubona umukuru tukamwimukira, usibye na so wakubyaye, ukamwimukira ntamwimukire, agakomeza akinywera itabi akanywa inzoga, akavuga amagambo y'amatagara agasa aho ngaho ari kumwe n'umubyeyi we. Ubwo abataye umuco. Rero umwana nuko
umubyeyi nawe mbere yo kuvuga ngo wataye umuco aba agomba kubanza kureba ko umuco akiwufite. iyo avuze ngo wataye umuco aho nawe yarandagaye n'abandi bose babibona ko nta muco akigira, ntabwo aba akuruse, ahubwo unamubonye ababonye mwembi abazi yavuga ati uriya mwana burya yakurikije se, bati guta umuco yabivanye kuri se. ubwo rero bose baba bataye umuco. ku kintu cyo kwitanga agaramamije ibyaro byagize abantu bakirese banywa itabi cyane ahubwo banywa itabi cyane gusa umusaza yatumaga umwana kumutegera yajyaga kumutegera itabi akaza yarishyize ku mwana agahita agenda ntabwo yicaye ngo bakubite itabi nawe ntabwo yakwitaga itabi kandi no kuri umwana nyine ushaka kurinywa yabisabiraga se agabisaba kuruhusa kugira ngo arinywe akarinywa isa ari umwemereye ngo narinywe ndetse barituriraga n'inzoga amaze kuba nk'umugabo baranze kwanywa agatura n'inzoga yo gusaba imbabazi ngo itabarimo. uretse mwegereye aho ngaho tubiganira urambwira n'inzoga nabyo ahubwo itabi byari big deal yari n'ibirenge twari kubaha rwose. hano nanjye nkamubaza upe neza nkwegereye uravuze ngo kunywa itabi ukuntu umwana bisaga imbabazi ku babyeyi agatanga n'inzoga yo gusaba itabi. inzoga yituraga kwande kwa se ntabwo yituraga ahandi kwa se gukuru cyane inzoga yituraga kwa se isaka yisangira n'abandi bakuru bari kumwe nawe banywa inzoga, umwana agatuma undi waye mukuru nyabona mureke kuvuga agatuma undi waye mukuru agatuma nka se wabo cyangwa mukuru we mukuru nawe wakikiriye kuba mu bandi bagabo, noneho akagenda akamubwira ati nge sinohangara kubivuga ahubwo binsabire, akamusabira imbabazi ati uyu mwana rero ibyo ari byo byose amaze gukura ariko yanze guta umuco, aje gusaba imbabazi ngo ajye anywa itabi akabisaba. ise yaba yumva bitamurimo akavuga atoya ntabwo nemeye kunywa itabi, uyu nguyu ntabwo ari uwo kunywa itabi, aracyari muto. noneho yagiraho yabona ko bikwiriye nyine kuko barinywaga bose akamukomorera itabi akarinywa. inzoga noneho byemeza gute umwana ni ryari yagiraga igihe cyo kunywa inzoga? ibyo bisabiraga uburenganzira ntabwo byarizanaga gusa akisanga yanyweye inzoga, ntabwo aribyo bisabiraga uruhushya. yabisabiraga uburenganzira. umwana muto ungana n'uyu ntabwo yanywaga inzoga abagabo base bari kureba. umwana w'imyaka 28 ntabwo rwose umwana w'imyaka 25 ntabwo yanywaga inzoga atabanje kubisabira ababyeyi bose. ababyeyi rero niba bamugiriye n'imbabazi bashaka kugira nk'uko yosomaho barafataga igicuma murakireba n'umuheha maze bakamusomya angana nk'uko ungana uko n'ubwanwa bwawe, bakamusomya bamufashije batya agasoma, bakamusomya agasomaho buhoro afite ubwoba, agasoma bamufashije agasomaho gake akagenda bakamureka. imyaka 25 ukabona uko inzoga neza bakakwemerera uri umugabo ushaka nyine kugira urugo bati ngaho, ariko nabwo akanywa yigengesera kugira ngo ataza gusakuriza abasaza, yabasakuriza bakavuga bati uyu nguyu bakamukura mu bandi. ntabwo ari kwicarana n'abantu. umwana yaricaraga aho ngaho n'igitaramo akacyumva akumva yacecetse, ntavuge ngo nimumpe inzoga nsome, ntavuge ngo nimugire muti bakamusomya bamaze kumuha n'uburenganzira akanitonda akajya ngo yitonze kugira ngo ataza gukosereza abasaza. ni ryari umwana w'umusore wabaga mu kigero akavuga ngo bakamwita ngo none umugabo, ubu ngubu uri umugabo
nawe akaba yatwara ibintu nk'uko abiri kuko nimba umwana yarasabaga uruhushya ise nkanywa inzoga nuko sinzi niba yarasabaga uruhushya ndana se we yabaga arufite uruhushya rwo kunywa inzoga umwana rero yavaga mu icyo kigero cyo gusaba akagera kuba umugabo giti cye ryari icyambere umugabo ndaguha nk'urugero nkanjye ubwanjye nagize abana ntarategeka ibyanjye ibyo nagiraga byose byabaga ari bya data unangabiye n'inka nkayizana nkayimwereka ikanabishya ntabwo nagombaga kuvuga ngo ibi ni ibyanjye ndabyigengaho ngifite data nanywaga inzoga ariko maze kuba umugabo narashatse makavuga ati uyu ni umugabo nabyaye nta mwana ubyaye undi reka uyu nguyu tumutoze turebe ko azaba intora akajya aganira neza no mu gihe aho ashaka kumutuma mu rubanza rw'ubukwe akaba ariho bamuhubwa uburenganzira bwo kunywa inzoga nabwo akayinywa yitonze kugira ngo ataza gukosa kuko yakosereza se mu bintu by'amafuti akamunyaga afite inka akajyana akamubwira ati iriya nka ndayijyana kuko umwana mubashize isoni ndayikunya ziriya nyana wayihawe na mugenzi wawe wumve ko babitegeka iyawe yaguhaye ntanyaga ahubwo akakunyaga iyo wahawe na mugenzi wawe ukunze cyane y'inshuti yawe atira niyo nkunyaze kuko warengereye none ubwo byatirwa n'iki kugira ngo umwana arindangana gutyo batarabimwemerera nirwo rukundo n'umuco wa kera ni umuco wa kera nirwo rukundo kuko uwo mwana uwo bemereraga wigiraga akabika ivumbi baramwemereraga ibintu akabikora akabijyana bavuga nabijyane ntabigire akabyaya ugasanga umwana bayimuhirimbiri ariko waba bya making sense mu rwego bya making sense iyo umuntu atarahemukaga gusa ngo yarangire ngaho wahemuka gatoya kugira ngo baguhane bagatumaho umuse wawe agatumaho so agatumaho inshuti zawe nyokorome na so wanyu na ba nyogosenge na bla 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 abantu bose bakwigira hafi umuntu wese bahungira bose baramuzana yananirana ugasigara wenyine yananirana bakwishyiragaho ijambo ngo baramuciye ndabyize ijambo gucibwa yo ndabizi muciye yani ugasigara uri nyakamwe numvise impamvu abantu baga kubera ko utubashye umuryango ibintu byose bago byose bakabigukuraho bakabica ukabigicira kwimukata ni nka leta turayijyanye pasiporo yawe turayibaninze n'ahantu hagenda nta n'icyangombwa cyawe ntabwo wemewe gutwara imodoka akazerera yumva biramugoye n'umugore we nawe arabaza bakwanze ntabwo agushaka n'iwanyu akazerera yumva biramugoye abonye biramugambiye akagaruka akaza akajya kureba nk'umuntu ati munsabe imbabazi ndagarutse nta kundi ibyo nakoze mu bimbabarire kugira ngo ndi gicamuke ncibwe akaza asaba imbabazi bakabanza bakamurepima bakareba ukuntu arwaye agarutse yamara kubona babunye ko atunganye bakamuremera bakareba ibyo bamuha ubwo noneho rero aho byageze ahangaha hano mu Rwanda mu 1932 niho abantu bari bamaze kugwira hanyuma Rudahigwa asaba abazungu bamuha migration kugira ngo abantu bimukire Kongo kandi bimukiraga Kongo bazi ko ari ahabo ko bari bazi ko Rwabugiri yahafashe yaguye akaba hari imipaka igabanya aho yagiye afata abisaba noneho kugira ngo bajyeyo bagenda mu buryo bw'abazungu babiri niwe bategekaga rero basaba ati noneho hariya reka
baje mu Rwanda rushya. Kigero batangira migrasiyo biragenda birazamuka iyo myaka yose bigeza muri 54 abanyarwanda bakimukirayo. 1954 niho migrasiyo yafunze, abantu baragezeyo baratura. Ariko banatuyeyo ntabwo bagezeyo ngo bahindure umuco. Abagezeyo bose banakomeje kugira umuco wabo mu Rwanda. Abakongomani babanaga nabo bitwaga baraze ngo n'abayobozi bakabaho, ariko ntibigeze bakurikiza umuco wabo bakongomani. Banakomeje kugira umuco wabo wa Kinyarwanda. Barashingirana nk'uko, bahana inka, barubaha, unaniranye bakamuca, ntibareka ubuse, ntibareka igihango, ntibareka muramu w'umuntu, mubyara we, mwishywa we, byose barabikomeza. Bagirayo banakora ibyo bakoraga ino, barahinga, barorora, nta kindi bakozeyo. Bakomeza kugira umuco. Abakuru abatorero bakomeje ibyo byo kubasatira ry'amadini, bagenda bahinduka, usanga abana ugize amahirwe akagira umubyeyi udahemuka. Nakubwiye ko hariho n'umubyeyi nawe utumuco. Ugize amahirwe akagira umubyeyi udahemuka, akamugenderaho umuco ukagenda, ababyeyi bakagenda kurikiza ibyo bakoze. Unaniranye rero agenda yatandukira, ugasanga ari we bavuga ngo yataye umuco. Kugeza igihe tubayo, kugeza igihe n'ubu twagarutse, ntabwo twigeze duta umuco. N'abana bacu rwose ni hakurya, abenshi bavuyeyo bari bazi iby'umuco, bakamenya gutarama, kandi ko gutarama, imbyino, ibiki byose babikurikizaga ababyeyi babo. Kandi umwana washaka kubimenya cyane yegeraga abasaza akicara, nubwo atanywa inzoga ariko akicara akumva amahamba, akumva ibisigo, akumva ibishyengo, akumva ibyivugo, akumva uko basabishe, ko basaba amagambo, akamenya no gutumwa kujya gutura inzoga ahantu, gukura ubwatsi cyangwa gusaba umugeni, akabivana aho ngaho kuri abo basaza bamubyaye. Muzi ko ariko umugani ugana kariho ko bavuga ngo uwasanze se ntazi icyo sekuru yasize asize. Usanga rero uwo muco muri iki gihe hariho abawufite, abana njya mbona n'abaza kumbwira ngo nibaganirize iby'umuco nkabona byitayeho, abariho. Si ukuvuga ngo bose barahindutse, ngo ibyo bya kiliziya naki byose byarabajyanye bibatesha no kubaho. Benshi hariho abana babizi kandi babikunda. Utabikunze rero niwe wataye umuco. Icyo bagizeho agahenge, icyo bagizeho ni ugucibwa, buno ntabwo gicibwa. Kuba barigaragambije baravuga ngo mbese niba aciye no kuri inshuti zanjye ziriye, niba aciye se arambuza kujya kwishakira amafaranga yanjye, akareka wa muryango akajya gushaka abandi b'inshuti nk'iyubwiye. Ntabwo kandi bakikagira k'ubwoba ngo baracibwa, keretse nyine wavutse afite umuco, ari imfura, niba utinya gutana n'umuryango. Naho watandukiriye baravuga ati ndagiye, ntacyo bambwiye, ndakora ndishakira n'inshuti zanjye zindi hirya no hino, ntacyo bintwaye. Ubwo rero ubu bityo rero abataye umuco. Ubwo twari turi mu by'umuco rero turazana ibindi, ariko umuco ni ukute ubu ngubu umuntu avuze ngo ngiye kugenda mu bigogo, agenda mu bigogo gusa. Mu magambo makeya wavuga bigogo itandukanye n'utundi duce twose two mu Rwanda, ku buryo umuntu yavuga ngo hano ni umwihariko waho, ngiye mu bigogo ni uryateye gutya hatandukanye na za Mutara cyangwa na bigogo. Mu magambo makeya ni he, hameze gute? Mu bigogo mu magambo make ni aha turi, tangira hariya kwikora kugaruka, kamanuka ngaha
kera ko abazungu bakiriho bahitaga sheferi bugoyi kuva Gisenyi kugera hariya ko kwikora yari sheferi bugoyi ariko ku mateka y'abakera bigogo ako gasozi niko kitiriwe kanyira bigogo niko kahitiriwe hose ariko umupaka wari hariya kwikora ukamanuka ukongera ukagarukira hepfo ahangaha musi yo ku kabari maze bikagenda bike bigakumiriya ku birunga aho ni bigogo uko hateye ni ahantu h'imbeho ni ahantu hadahingwa intoki ni ahantu hagira umuze muzima ntabwo abantu baho bakunda kurwaragura ntazi indwara za malariya nta kibyuko nta za sazi zatsetse zihaba nta kibugu niko hari hateye kandi hakaba n'umuzi w'inka gakundeho ntabwo hahuye ntabwo hahuye na Kingogo ntiyahuye na Kanage ntiyahuye na Sangororero ntabwo hahuye n'iyo mu majyepfo yose cyangwa mu Mutara n'ahandi na za Kigali n'ahandi ahangaha ni umwimerere waho hari hasanganwe imbeho hari hasanganwe kugira inka zikahakunda zikabaho inka zikororoka zikahakunda ntihagire n'imyaka yindi nk'iyo intoke karanka ibindi nk'ibyo tundi icyahingwaga n'ibigori n'amashaza n'ibishyimbo byaje nyuma n'ibirayi byaje nyuma niko haremetse niko hateye none kuba turi muhoza hitwa bigogo izina bigogwe byaje gute urakoze cyane uburyo no mu nyandiko zungu usanga handitse ngo bigogwe n'icyapa ugasanga cyanditseho bigogo mu barabara iryo zina ni imvugo kandi ni nkuko ujya wumvaga abafaransa bari kwigisha ngo ni prononciation ni mu bundi mu kinyarwanda ni ikibonezamvugo icyo kibonezamvugo rero kuhita bigogwe ni izina rikomokiye mu majyepfo n'iriya mu burasirazuba ni izina nk'uko batwita Abagogwe naho bakayita bigogwe kuko bumva banavuga iwabo ngo bakavuga ngo ni abanyenduga twebwe hano bigogo turavuga ngo ni abanyanduga ni amazina ni inyugute bagenda bahindura bakabikoresha mu buryo ndetse bwa kiyobozi kuko baranditse mu murenge wa Bigogwe sako Bigogwe itungo nk'utwo ngutwo niko bavuga ariko iryo ni izina ryakomotse iyo Bigogwe ntabwo ari izina rya hano bwite ni Bigogo kubera ko abantu nyine numva bavuga ngo Bigogwe ni abantu batatuye ni abantu badafite n'imiryango cyangwa nk'abashyitsi nanjye ubu ndarenze ko ari Bigogo ni abantu b'abashyitsi ni abantu ni izina ndababwira ko ari iryo jambo izo nyugute zakomotse ntabwo ari abatu ntawe utuye hano Bigogo izina rya nyaryo ni Bigogo hano mu Bigogo niryo rwose niryo yayo nari mbizi kuva ndi umwana mporanandivuga hafi nitwa Bigogo mporanandivuga n'ibindi no kuri radio narabibwiye ko ari Bigogo ntabwo ari Bigogwe Bigogwe ni abantu baturutse hirya bahita batyo mu buryo bw'ururimi pronounce kwabo niko bahita Bigogwe ariko ni Bigogo kuva kera kose hano mu Bigogo rero abantu kamera ngiye ku giti cyayo nungu nawe nkikiba mu Rwanda ahantu mba mpura n'ikinyarwanda ariko nageze mu rugo ababyeyi bambyara kandi kubera ko ndi umusore nyine nshakisha ubuzima
igihe nsabye n'imyaka 2 nkana nagira ku bantu ari kubikira kugira ngo myensigasire umuco wanjye ndano utari nakoresha ikigira ngo nyamusigasire nguma n'ibyo wacu nimfata ibice y'abandi kandi mbahora kindi kirenze urukundo rwo gukunda kugira ngo usigasire umuco rero ni ukuwushyira muri wowe ukaba kamere ukawugera mu bitekerezo byawe no mu bwonko bwawe ikigeretse ukabikunda kuko utabikunze ntabwo byagufata nanone wagira aho abandi iyo mu mahanga ahuri wagira aho abandi bazi ikinyarwanda nkawe ukabaganiriza uwo muco iyo babwiye uwo muco uko uzi w'iwanyu nabo barakomotse ino iwacu n'utabizi arabyibuka akavuga ati kandi uyu ni umuco mbere na mbere ariko ukabikunda iyo utabikunze ntabwo byitaho iyo bikunze usanga bagenzi bawe 2-3 ukabibaganiriza iyo mubiganiriye 2 inshuro 2 ubibaganiriza ubatera kwibuka umutima ukibuka ugatera uti burya iwacu naho ngaho maze bigatuma mujya mubiganira kugira ngo umuco udatakara wagira inama ye ku bantu nkanjye babira kujya bagenda bagashakana n'abanyamahanga bikarangira uretse n'umuco wabo watakaye n'ikirimi nacyo cyose kikagenda agahinduka umunyamahanga cyambere ni ugusanga aho bari abazi ikinyarwanda mbere na mbere ni ukubanza kuganira mukaganira ikinyarwanda mukaba mwirengagije urwo ruzungu mukaganira iwanyu mu kinyarwanda bakunda kubikoresha muhuye ntimwirengagize ururimi rw'iwanyu umuganira ibyo binyamahanga ahubwo mukaganira ibyanyu aho musangira icupa aho mwicaye musangira icyo musangira icyo aricyo cyose mwicaye muruhutse akazi mugiye ahantu h'akaruhuko nta muri kumwe turi kumwe kambwira tukanyibutsa uti mbese harya kutubonye ngaha iwacu nk'abazitaga izihe ese inka nziza cyane bayitaga iyihe ese igihe bajyaga guhinga bejeje harya icyo batangaga mbere na mbere ni iki kubwira ko ari umugabo ukababwira ko ari umuganura inka mukavuga izina ryayo mukagenda mukurikira muri ibyo ngibyo ese hari aho iwacu bajya gusaba bakajyana isuka n'ikibindi ese hari abasaba bakajyana inka gusa ibyo byose mukabiganira mugenda muganira ese umukobwa mwiza uwo bagira abashima ngo n'umugeni mwiza yifata ati umusore se kugira ngo azabone umugeni imyitwarire ni iyihe kugira ngo nkuko yazagira umukwe mwiza kwa seruko akanabona umugeni utuntu nk'utwo n'utundi tw'ikinyarwanda akaba two mwimbikamo nicyo gituma umuco udatakara naho nigeze mbona mwene wacu wajyanye abana i Kinshasa agezeyo ntibajya na gato barinda gukura baba bagabo bananirwa naho bazi bandi bakavuga ikinyarwanda kandi sinanyine ari abanyarwanda ubwo rero hari iwanyu n'icyongereza ugize umwana akavuka umuco ukawuta ntujye umubwira umuco w'iwanyu umubwire yazarinda asaza atazi ibyo ari byo ubusigasira rero ni ukuwukomeza ukawukunda kandi ukawuha n'abandi ukawusangiza n'abandi umuntu ukunda umuco ari nk'ibyo bihugu n'ahantu azahura n'abantu igihe duhura n'abanyamahanga ubana n'abanyamahanga gusa anabaganiriza iby'umuco iwanyu rimwe na rimwe bakagusaba abenshi bakunda gusaba amafoto gusaba amavideo kugira ngo muvuga ururimi rwitwa iki kabisa ari ibintu byitwa Google bakajya kubisearch kuriya kubishakaho umuntu ukunda uwo muco abyiyumvamo ariko nta hantu yabona umuntu wakumutoza hariya ku babyeyi be kandi rero nkandi adatumbyara nagazi nko kuvugira inka aho nkunda kuvugira inka aho ntaho mbizi ari soko kure yarapfuye
ba sogokuru bose banjye barapfuye ibondera na kubanye abaturanyi n'abazungu anjye ubikunda niyo hakurya hari n'undi mwana wenda tumeze kimwe nawe utari hano tuzaturanye tuyandi kure cyane y'amasaha nka 7 mu ndege nkatwe tubikunda nta no gutega tukagaruka imeto ntabwo hari indi nama wenda indi nama naguha ni ukwitwara muri ibi byuma ukabijyana ukabimwereka ndetse n'uwo munyamahanga niba ari n'inshuti yawe muganira ashobora kukuganiriza mu rurimi rw'iwabo kandi kenshi muba murwitayeho kugira ngo murumenye akubajije iby'iwanyu nawe ukabimubwira mu rurimi rwawe yashaka no kugira ngo abibone neza nyine mugafotora muri ibi byuma mukabimubwira ubimwereka umubwira uko bisobanuye nawe ukamuhata kugira ngo uko aguhata kugira ngo umenye ikiwabo nawe ukamuhata ikiwanyu wabona uburyo rero ndumva muri kure na kure mwajya mubihererekanya mu buryo bw'itumanaho muri ibi byuma byawe waba mwicaye wagira amahirwe mwegerana mukabivugana amaso ku maso umuntu ukeneye kumenya kubyina ari umugabo atarabyigeze ku bwana bwe byaba bimushobokera ko amenya kubyina kuba intore ntabwo ari ukuvuga ngo ni ku Mana ari umugabo akaba ashaka kubikora akegera ubizi amureberaho akamwigiraho kandi akabishobora hari ukubyina atega amaboko hari ukubyina acurira hari ukubyina avuga mu rurimi arabyegera yegera umuntu iyo abikeneye akumva bishaka kandi iyo abishatse arabimenya aramwegera akamwigana uko akora ugasanga yabimenye nyuma yaho amara no kubimenya akaba yanarenza na wa wundi yabyigiye kuri icyo cy'umuco ubona bizakunda ko umuco dukomeza kuwusigasira kandi ubona hari gahunda ya leta yo kutwinjiza kamwe mu ruhando mpuzamahanga uruhando mpuzamahanga rero ikintu cya mbere ni ururimi ntabwo wajyana ikinyarwanda ugiye gukora i Burayi ntabwo wajya gukora muri Kenya uvuga ikinyarwanda gusa byibura kuzi icyongereza cyangwa igifaransa ari nayo mpamvu wenda urabona nko mu Rwanda hari ibigo byinshi bitavuga n'ikinyarwanda kandi ari bwo biri mu Rwanda kandi bigamo abanyarwanda ahubwo uvuga n'ikinyarwanda bakaguhana nk'ubu nkanjye nk'ikigo nizemo segonderi bavuga ikinyarwanda bakirirwa bakwambitse isuka none ariko urumva ibi ni ibintu bidufitiye akamaro ku ruhando mpuzamahanga kugira ngo natwe tugere kuri ayo masoko mpuzamahanga tutikandagira mu rurimi cyangwa iki ariko urumva ku rundi ruhande umuco cyane ururimi ujya hasi kandi umuco ikintu cya mbere mu muco ntekereza ko ari ururimi ntahirangi benshi ntawe ufite umuco nyarwanda utazi no kuvuga ngo mwaramutse urumva bwo bizakunda gute kandi hari na gahunda yo kugira ngo tujye ku ruhando mpuzamahanga kandi ururimi rwacu atari ururimi mpuzamahanga ariko ubu ngubu buno mu Rwanda umuco warawusigasiye nawe bakwambika isuka ntibikibaho ubu ngubu bajya kwiga n'abana bafite isomo ry'ikinyarwanda ntabwo bakiga ngo bige ibindi ikinyarwanda bakireke aho ikinyarwanda gifite isomo ryacyo bakigishamo bakiga nk'isomo urumva noneho mu gihugu yemwe na perezida wacu w'igihugu avuga ati umuco mujye ku muco urumva nawe ujya wumva ko akavuga cyane agakoresha icyongereza ariko iteka ryose arajimagira ati musubire ku muco muvuge ururimi rwanyu rw'ikinyarwanda ujya wumva no mu ndirimbo y'igihugu ko bavuga ngo n'ururimi rwacu ruraduhuza ntabwo rero ururimi kuvuga ngo ugiye mu mahanga ngo ukurikize ibyo utumuco ahubwo ururimi rwawe uruzigama wagira uwo muvugana mukaruvugana wabyara n'abandi ukabibigisha kugira ngo uwo muco wawe utazatakara ikindi urabona ikinyarwanda kugeza uyu munsi wenda ntagarwa ngo ni ukugisebya kirasa nkaho ntacyo kitumariye nta hantu wajya gushaka akazi kubera kuzi ikinyarwanda nubwo waba ugiye kugisha ikinyarwanda bagusaba kuzi icyongereza cyangwa igifaransa
kandi ugiye kwigisha ikinyarwanda. Ikinyarwanda impamvu urumva nta nubwo abantu bagishyiramo imbaraga cyane urubyiruko, kubera ko kuba wakimenya neza birasa nkaho ntacyo byakumarira, ntabwo kubeshya. urabona nk'ubu ugiye kujya gushaka akazi kuba uzi kuvuga icyongereza cyangwa igifaransa, akazi ako ari ko kose ubwo kaba kadasaba kuvuga. none urumva ibyo bintu bitazasubiza umuco wacu inyuma cyane ururimi. umva rero guta umuco nanuko ibyo ndi kukubwira, wowe ubwawe uje ukisiza ikinyarwanda kandi ufite uwo mushobora kukivugana. Ugize uti nzajya nkoresha izampesha akazi, ntabwo wa muco uzaba ukibufite, uzakomeza ugende muri ibyo by'izo ndimi ariko umuco wawe utaye. ariko wowe ukizi ukagira n'undi mushobora kukivugana, mwajya mwibukiranya mukaganira mukamenya ko urwo rurimi ari urwanyu, ari wo muco wanyu. ahandi bajya baca umugani ngo wiga ingendo y'undi ugatagataga. niba rero ushatse kugira ngo urundukire muri izo ndimi gusa, wo kwibuka ururimi rwawe ngo uruganire n'uwo muziranye, uzaba utaye umuco wawe, uzaba ugiye muri urwo ruhande. gisekeje kuko no mu byo by'abandi ntabwo bimenya neza nka ubwo aho ni sawa rwose. gute umuco uretse kuwukunda nyine ukakurangagura umuntu ahantu na hano, ni gute nawukoresha kugira nagira icyo mbarira n'abantu mu Rwanda? utaba hano mu Rwanda wagira icyo kumarira. none se abanyamahanga ntibaza hano mu Rwanda bagafotora bakareba ibintu byaho bakabijyana, bagira iyo ifoto yanjye bakayigurisha. ibintu byose bavanye mu zangagi zacu bajya bafotora, baragenda bakajya kuzigurisha iyo ngiyo, ikabagirira akamaro. buriya ba mukerarugendo bose ikibazana ni inyungu z'ibyo batubonaho, bakagenda bakabijyana iyo ngiyo. nawe ubifite ukabyereka abandi, byakugirira akamaro by'iwanyu i Rwanda. inkoreje ikibazo nkizi kubera yuko kurya hari umuntu ucuruza ibirago, ucuruza amasekuru, ucuruza uducuma, agacuma yigurisha amadorari nka 50, ikirago yigurisha amadorari nk'ijana na 50. bitewe n'ukuntu kimeze ariko rwose agarago gatoya ibyo ndi buta hano hino umeze hagenda kandi hano amadorari ijana bahiye kudoda nk'ikibazo. amadorari ijana ni intebe zo mu ese niyo mpamvu ujya ubona hano mu Rwanda gakunda guteza umuco wabo imbere. nayo kubaza muri rusange ngo ni iki gituma hano mu Rwanda badateza umuco wabo imbere? iyo ni nk'ingeso cyangwa se indwara. igituma badakunda guteza umuco wabo imbere, barawutakaza bagashaka guteza imbere by'abanyamahanga. ubwo ni nk'indwara yabajemo, ntibite ku byabo bakihutira ibyo ngibyo by'abanyamahanga kubera za nyungu. izo nyungu zigatuma bashaka gutakaza ibyabo. hariya ni ntisunga biriya ngo ari byo mvuga, ari byo ngenderamo, ntabwo ndibona idolari. bakabitakaza bati bagahugira muri ibyo, ntibibuke iby'iwabo, umuco bakawutareba. n'ikindi uzumva umuco uri muri domene nyinshi, nkanjye mvuze muri domene yanjye ya muzika, urabona hari no gutakaza abantu. n'ubu nk'abantu bazi gucuranga inanga izi zanjye ntawe wabona. ndagenda kuri benshi ariko ariga urumva ntawe wabona. rero iyo byanze ufata iby'abazungu kubera ko nayo kwiga. noneho inanga niyo wabwo nk'ugiye gushaka iyi ngiyi ushobora kubura umuntu uri kwigisha ukajya kuri YouTube ukabona tutorials, ariko inanga utabonye umuntu uri kwigisha gutya n'ahandi hantu wabyiga biba birangiye.
kandi sinzi ngo n'apfa kubona umuntu uzi kwicuranga ibyo rero ni ukuvuga ko ikindi nubwo waba uzi kwicuranga nta soko ufite wajya kwicuranga ariko still uyu munsi ntibazi gucuranga piano buri weekend bafite ahantu ngomba gucuranga bari bugishyire nizo nyungu nyine nkubwira inanga nk'ubu nzi kwicuranga iyo nyifite nuko ntayifite inanga nzi kwicuranga inanga nzi kwicuranga nayihaye witwa hindisha yarayintiye arayijyana n'uyifite ntabwo nayitaye irihindisha n'uyifite witwa hindisha i Kigali niwe wayintiye ndayimutiza. Hari abazi kuvuza imirongo barabizi, hari abacuranga, hari abazi kuvuza ingoma, makondera ikondera n'ibyo mu mugano oya n'umugano n'utwuma tw'ihembe two tuvuza ikondera kandi ikondera barivuza bari guhamiriza n'ubwira mvuko n'abazunga barara ayo ma instrument musical yose muri logic muna bamwe ariko ntabwo bibaye in real life ntabwo tubizi kwizera abazungu baritwaye bayishyira muri ino computer kugira ngo Steve tutazaya tubikenera bagewe bakabajijisha rero by'iwanyu siniyo bira by'iwanyu bakabibatera bakabibatesha n'amajwi ukakazamura ko ushaka ntabwo nabibaye ntabwo babigira ariko bajya barayikoresha nabo rimwe na rimwe tukari biriya hantu bakarishyiramo dore bari hari waje muzungu twari ahantu mu mikino dushaka urushingo muri ruzi ibimuri ni hagati uconga neza utya ugafata kandi ukakagegena neza ugashyiraho ugakaraga utya amaze iyafu yako ikaza ikanyamo umuriro ugafata ukawucana icyo cyitwa urushingo naragikoze ngenda gikaraga muzungu aranyitegereza hariya hepfo Gisenyi umuriro uraza uje biramutangaza cyane aranyegera mpendahenda bimwereke mbimuke ndamubwira nti binisho ntabwo mubizi ni ibyacu abanyarwanda ni umuco wacu niko ducana ndamubwira se tumugire ikibiriti cya kibiriti mugira ati mukarasa mwe ntimubivana mu biti se natwe ni igiti ntituvana n'umuriro ndiko biri ambendahenda ndamubwira nti biragaragara aragenda ariko bitaragaruka ngo anzanira amadolari ijana ngo nyabona ukampe ko kamwe ingisha ndakamu niba uzamenya kuri ku mutima niba uzamenya kurushinga ukariya twe tubyita ku binyanguru n'umuriro turashinga ngo ruraneye umuriro ukawuvanaho ukawurahura ukawushyira mu twatsi twumye ugacana rwose ibyo rero abazungu baragenda bakabihindura ibyabo bakabikora bakabishyira mu ngo ugasanga batujyanye intozi tubona imiheto imyambi ibyo byose bajya babikurikirana bagasanga bari kubishaka ubwo ibisigane by'abazungu bakaba bari kwishimisha nyinshi z'umuco zarataka ibice byarataka uzazuzana babisanga igiti cy'umwirongi ntabwo wayikora mu giti cyari cyose uya ni igiti ni intomvu cyitwa intomvu n'ingoma nayo si uko bimezera ingoma ni igiti cy'ikivumu cyangwa icyo bituma uvuga ngoma nyine igiti kinini bituma uvuga nicyo baca bakakibaza bakagikobera k'uruhu ingeriberia cyangwa intusi ntabwo yava mu ntusi oya intusi ntabwo bishoboka ahubwo ikibazo bafite kindi cyo kubaza naze tubaza ibibazo rero yabaza
bagira ikibazo nawe numve nimba ntashobora kugusubiza iyo nazi ndakubwira ntabwo mbese ikibazo cya mbere buriya ugeze kwa sobukwe wowe ugiye kwa sobukwe wowe ubwawe wabyifata muti nta wundi muntu muri kumwe ni wowe gusa wabyifata muti ugiye kwa sobukwe ndakubwira rero nkurikije ukuntu mbeze igihe rero muri jyewe ngiye kwa data bukwe rero mbere nakomanga agira natita umwana wabo natita umwana wabo ikindi nabubaha nk'ukuntu nubaha ababyeyi banjye nta muntu ujya uvugira njye sinjya mvugira mu data data bukwe namwubaha namutinye cyane kuko nuza n'umukobwa we yarampaye n'umukobwa we nta umwana abantu nkabatumikira ibintu bajya ikintu cyose bashaka ko nkora kwa data bukwe cyose nakibakorera kuko umwana we yabibakorera imvugo ntabwo nabatsinda ntabwo bavuga mu mazina cyangwa mvuga ibintu bisa nabo mu mazina gusezera ariko bitewe n'isi y'iki gihe gusezera ntabwo nabasaba uruhushya rwo gusezera nasezera isi y'iki gihe ikimeze rero nka kera aho nibo bajya wenda nabisaba ahari ndiko ndi gukera ariko mu isi y'iki gihe ubwo nagenda ku giti cyanjye nababwira amasaha arangiye ndagiye simbizi niba niyo inyifatire ikwiye cyane batari nuko komeza gusa ndaza kubwira ndumva databukwe ndumva aho ngaho uri mu nzira uvuga nizo ndaza kukubwira ibyo wagerekaho databukwe izo ngaranze databukwe handitseho izina era munsi rero tumenye gatatu bamutufu taxi kandi mwafisezeranye mwego turafikuza ariko Hello? adatu wari wambajije wari tugiye kuza mu kanya gatoto uzi kwivuga yanze kwivuga ariko nakivuga gato uzi kwivuga uzi igisigo ikivugo cyanjye ni igiswahili bigiye naza muto igiswahili cyo muri Kongo kwa basobuko byo ibyo umwana akora no kubaha ibyo wavuze ni iby'ukuri ni ukwitwararika ukifata neza ugasezera neza ugataha ukaza wubashye yambaje musanze kwivuga ni ikibazo nkubajije ubwo rero abana kera baratozaga umuntu kugira ngo abakuru bakabwira abana bakazana bashaka kugira ngo abo bamaze kuba basore bakabwira ngo ndasoma shaka uriko banze wivuge nawe kugira ngo ujye gusoma ikivugo cyawe ni ikihe mbwira ikivugo cyawe nitwa Shukrani turwana n'ingamba y'amadoro tambaga arashimira ya retimiriza ndemwe se basaza nicyo rwose icyo ushaka byinshi nabikwigisha ariko byitayeho nabitubura ngavuga n'ibigo byo n'ibintu nagiye nkora ubwo rero ibyo wagize ibigwi uvuze ibigwi kwa basobukwe barongera nkubwira ni mwana wa ngaho mbyinira n'akabyino ngaho akabyino ngaho ndatakaye inzoga ntabwo nayigomba ubwo wawe namubasigiye inzoga ntabwo nayikiwe aho ntiwabishobora nta n'akantu k'igisigo wavuga igisigo wapi yandi nababwiye kubikunda ukabirwana wabivana uri umugogwe nta gishengo ishenga
igishinga cye numvishe abana gari cyanjye gusa ndabizi kwikora yatangira kuvuga bega imbibi baba nimbireshya ndayirobera na rwamiragwe igiye wiko umugongo niyerera ku rugamba nindi ibyo twose ndikumva turimo ikindi indirimbo zose ndazikunda hafi ya zose nyinshi zarazizi zacu z'abanyabigogo hafi ya zose abo nyinshi zibanye kuri bwana kweli abajya kubikunda cyane gusa twagize nk'ibitaramo mu rugo ukuntu nyamara abatera nawe agatera bagakoma amashyi ariko ntabwo bikunda cyane kuko njya mbikunda yari bikunda cyane kugira nawe kano kanya nibyo ndi gukora ibyo turimo abereza igihe cyanjye indirimbo biba barabizi kuva mu bwana bwanjye yaranigondera ibintu byawe ariko kubera amabura amakene no kutabona ukuntu wagenda kubera ikofi ukihangana bimwe ukabyumva kuri radiyo gusa ibindi bikarangira ngaho umuntu ukunda bikarangira ngaho ko utapfa guhura nawe mbega umutesi iratangaza yanga murira yanga munaga yanga fuko yanga forero yanga ruvenya yanga ruvuguni yanga amacurabwenge kwa midaridi ngo batura amagambo yanga ubutaka butukura bwa Nyamagana ngo bwera imyumbati yanga ubwatsi bwo mu gishanga ngo habe ikibugu yanga umugezi utemba uterera ngo ni umuhongorome tuzayiririmba kwiganire sinzi gihinde mu ishyamba muri yagasaruhanda ati ni impongo munyazoge ati ni ingurube ntahadati yo nimba imbogo zihigana amakenge ya rugenera gihumbi zayibangurira mbega kizuru gihuruje umuyonga ikizuba gikenda kenda ubwatsi bunyura inkadunga amahindura mbega imbibi ya ruberwa n'ingondo zirimo umugabo uvunyije igikwiye waruzira guhahiriza inzira bwoba zisonga zigize ibisumizi zirimo umugabo w'ikamba ry'indinzi sinzunguzwa rimwe nk'amashashi y'inzaratsi mbega zirimo na ruti rucira imfizi inkamba zimaze kwanamiza mu rubuga iyo nka tuzayiganira